Nongeye kubasuhuza abakurikira Umugano TV, tugarutse muri bya biganiro byacu nk'ibisanzwe. Ni kuwa abatazi oreri yacu ni keretse iyo habaye impamvu ituma tudategura ikiganiro. Ubundi ibiganiro byacu ni kuwa kabiri saa sita nibwo tugishyiraho, no kuwa gatanu ku cyumweru tugakora live. Kugeza ubu ngubu ntabwo ndamenya isaha nyayo ya live, ariko ubu ngubu nyikora saa 8 gusa. Nshobora no kuyikora saa 1 za nimugoroba, ariko bizaterwa n'amahitamo y'abadukurikira, kubera ko ibyo dukora tuba tubikora kugira ngo bigire abo bifasha. Ikiganiro rero cy'uyu munsi tugiye kwiga ku bijyanye n'umuntu n'umuvictime w'umupiyeni. Hari ibintu benshi babaye abavictime, ni ikibazo bakunda kwibaza iyo yisanze muri iyi mimerere, akibaza ngo kubera iki njyewe. Ukisanga mu mubano wakunze umuntu wari uzi ko ari mwiza, yewe ni nako yakwigaragarizaga, wizeraga urukundo, wabonaga ari umuntu ukunda gufasha abandi, ariko utazi ko hari ikindi kintu inyuma yabyo, ariko akarangiza agira ate, akubabaza. Ukibaza uti kuki atahisemo undi muntu, ahubwo akaba ari njye agwaho. Ese hari icyo wenda naba naraburaga? Ibi ni ibibazo abavictime benshi iyo bisanze mu mimerere ya manipulation bakunda kwibaza, baba bayirimo cyangwa se n'abayisohotsemo, bakibaza ko hari ikintu kitagenda neza, cyane cyane ko hari igihe usanga umuntu atari umubano umwe yahuye nawe umeze gutya, wenda n'umwe, ni ibiri, ni itatu, ugasanga arimo aragwa ku bantu bose bafite tre zenda gusa, ukabona arimo arizengurukaho, aba mu bintu bimwe. Akibaza ati kubera iki njyewe, kubera iki ari njyewe bibaho? Ese hari icyo waba waraburaga kugira ngo uwo muntu ufite tre narcissistique aba ari wo wahitamo, cyangwa ari wo wagwaho, ko nabivuga? Cyangwa ahubwo hari icyo yabonye muri wowe yashoboraga gukoresha mu nyungu ze? Reka ntangire nkubwira ngo umupiyeni ntago yaguhisemo kuko wari ufite agaciro gake, ahubwo ashobora kuba yarabonye muri wowe imico cyangwa karite. Ndavuga karite, ntago mvuze defo. Yakubonanye karite cyangwa se imico, akubonana imyifatire, cyangwa se twongereho n'ibikomere byashoboraga kumufasha mu buryo bwo kugukoresha, cyangwa se abukoreshe mu buryo bumufitiye inyungu, abubyaze umusaruro. Uyu munsi rero reka tuganire kuri iki kibazo mu buryo busa n'ubwimbitse, tugerageze kugira ngo dusobanukirwe ni icyo umupiyeni areba ku muvictime wiwe. Wowe wagize ikibazo cyo kugwa muri relationship iri toxique, ukurikiye iki kiganiro ushobora kureba ukisangamo, ukareba ibintu bimwe na bimwe. Ntago bivuze ko abantu bose bahuza. Ushobora gusanga ibyo umupiyeni yabonye ku muvictime we atari byo undi yarebye ku wundi, kuko ntago byose bihuza. Ariko uko biri kose areba ikintu ari bugenze gute, ari bubyaze umusaruro, azuririraho amanipulatinga umuvictime. Mbere na mbere ntabwo yaguhisemo kuko wari umunyantege nke. Icyo ni ikintu ugomba gusobanukirwa. Kuba uri umunyantege nke ntabwo ari cyo kintu yaguhitiyemo, kuko aba akeneye umuntu nawe ufite potential runaka. Iki ni ikintu nshaka ko wumva neza. Iyo umuntu yisanze cyangwa avuye mu mubano wa perversion, urimo perversion narcissistique, ashobora kwibaza ati ese nari ikigoryi, ese nari umupfapfa, kuki ntabonye ibyo abandi babonaga? Niba abantu baramubonagaho ibintu bidakwiye, kuki njye ntabibonaga?
ariko kuba warizeye umuntu, waramukunze, waramuhaye amahirwe cyangwa se warashatse kubaka umubano muzima cyangwa ufite imbaraga cyangwa urambye, ntabwo bivuze ko wari umunyantege nke. Hari abantu bafite umutima wo gukunda, ugasanga bafite kwihangana ndetse bashaka no kubaka umubano ufite ireme, ariko ikibazo kikaba igihe iyo mico myiza ikoreshejwe nabi n'undi muntu akayikoresha akwegisipurwata. Iki ngiki nicyo rero akenshi umuperiveri akora. Ntabwo aba aguhisemo kuko uri umunyantege nke, ntabwo ari uko uri umupfapfa, ntabwo ari uko uri ikigoryi nk'uko asa n'aho abikumvisha cyangwa se nk'aho abikwizeza, ahubwo muri wowe wari wifitemo gushaka kubaka umubano muzima, ari nayo mpamvu wabashe kumukunda, ubasha kumwizera, umuha amahirwe nubwo wenda hari byinshi abandi bakubwiraga ntubyizere, ahubwo ugahitamo kugira gute, kumuha amahirwe ukamwizera, ariko we yabikoresheje mu nyungu ze ziri negatifu. Ashobora rero icya kabiri kuba yarabonye umuntu muri wowe ufite ampati nyinshi cyangwa se ufite cya kindi nise ubumuntu, cyangwa se wa muntu ugira impuhwe nyinshi. Umuntu ufite ampati usanga ari umuntu ukunda kumva abandi, kubatega amatwi, cyane ko akenshi umupiyeni yaza mu buzima bwawe hari igihe aza yigize nk'aho ari victime w'ikintu runaka, bigakangura amarangamutima yawe yo kumva ushaka kumufasha. Icyo kintu rero baracyegisipurwata cyane, icyo kintu cy'ubumuntu. Iyo mugenzi wawe ababaye usanga wenda ugerageza kumva impamvu ababaye, ugasanga uri wa muntu ugerageza kumva impamvu se akora ibintu runaka, mbese ukagerageza kugira gute muri bwa bumuntu bwawe, ukagerageza ikintu cyo gushaka kwishyira mu mwanya we. Uyu muntu rero ufite ampati nyinshi iyo ahuye n'umuntu w'umumanipirateri narisisike akamukorera nk'ikintu runaka, abandi bashobora kubona bakakibona nk'aho ari ikintu rwose kiri tangibure kigaragara, ari n'impamvu yatuma uwo mubano ujyaho iherezo, uyu muntu ufite ampati we aratekereza ati buriya hari impamvu yabimuteye kubikora. Iyi rero ni imico myiza mu by'ukuri, ariko mu mubano urimo manipirasiyo, ubu bumuntu butangira kubera umutego nyirabwo, cyangwa se bugatangira gukoreshwa nabi n'uwo muntu ufite periverisiyo narisisike. Ushobora gutangira gusobanura imyitwarire ye kurusha uko ureba amakosa ndetse n'ingaruka y'ibyo agukorera ku buzima bwawe, ugatangira wowe kumushakira ubusobanuro, cyangwa se ibyo agukorera ugatangira kubishakira ubusobanuro. Yewe n'ugize ngo aguhaye alerte cyangwa aguhaye ibimenyetso bigaragaza ko uwo muntu hari ikintu kitameze neza, ugatangira wowe kumusobanura, kuko ufite ubumuntu, ufite uburyo umwideyariza muri wowe, ufite uburyo umurota, ariko uburyo umurotamo ntago ari we muntu nyawe, ahubwo we aba afite ibindi yitekerereza n'ibyo ashaka kugira gute, kugeraho. Ikindi cya gatatu, ashobora kuba yarabonye ko uri umuntu utinya kubabaza abandi. Tuvugisha ukuri, hari abantu usanga nyine bigendeye kuri iya mpati barimo, kubabaza abandi usanga ari ikintu kibari kure, ugasanga aragorwa no guhakanira undi muntu, kuvuga ijambo oya bikaba ari ibintu bitaza hafi, mbese bagatinya gutenguha, bagatinya gutandukana. Niba ari umubano bakumva babakoroshe, bumva bakawufata bakawukomeza, akumva nyine niba atangiye ikintu agomba no kugisohoza byanze bikunze, niba atanze isezerano akumva ko agomba gukora ibijyanye naryo. Usanga aba bantu nanone batinya kubabaza abandi,
atinya yuko ashobora gufata icyemezo runaka kikababaza mugenzi we. Abaperiveri ni abantu bazi kujuwa victime cyane, ugasanga nugenda nzapfa, nugenda nta wundi nabona umeze nkawe, ibintu byinshi cyane, ni wowe nkunda, mbese akajuwa ku buryo ubona ko uri très important mu buzima bwe. Ukibaza uti, ugatekereza uti nindamuka mvuye muri uyu mubano azaba neyanti kubera icyemezo mfashe cyo kuwuvamo, ukemera ukagira gute, ugashinjagira ushira. Umuntu rero utinya kubabaza abandi, agatinya gufata imyanzuro runaka ngo nuko iri bubabaza abandi, uyu muntu akenshi manipulasiyo cyangwa se manipulateri abyungukiramo akabikoresha mu nyungu ze. Kuko iyo agerageje gushyiraho imipaka, ndimo ndavuga uyu muntu utinya kubabaza abandi, ashobora guhita yibaza ati ese ntabwo nshobora kuba ndi umuntu mubi, cyangwa se iyi mipaka runaka ndimo nshyira ku buzima bwawe sindi kumubangamira. Kandi mu by'ukuri imipaka ikurinda ntago igomba kubangamira undi muntu, kuko ubuzima bw'umuntu ni iki? Ni gatozi. Ni wowe uzi ibyiza kuri wowe, ni nawe uzi ibibi kuri wowe, ni wowe uzi ibikubangamira, ni nawe uzi ibikugirira neza, ni wowe ufite amahitamo. Niba rero umupaka wawe umubangamira, ni uko atakagombye no kugira gute, no kuba mu buzima bwawe. Gushyiraho imipaka ku buzima bwawe ntago ari ubugome. Niba hari uwo bibangamira, ubwo niwe uba ufite ikibazo. Umuntu rero utinya kubabaza abandi akunda kugwa muri uyu mutego wa manipulasiyo, kubera ko usanga nyine atinya kwirinda, gufata imyanzuro imurinda, gutinya kuvuga oya, gutinya gutandukana akabakurushe ku mubano umubabaza cyangwa se umukomeretsa, umusenya, umwangiza, kubera ko adashaka gutenguha cyangwa se kubabaza umuntu. Ugasanga iki kintu umumanipulateri acyuririyeho, akibyaje umusaruro. Ikindi kintu cya kane aba PN bareba ku ba victime ni ibikomere bya kera umuntu aba asanganywe, umuvictime aba asanganywe. Iki ni igice gikomeye cyane. Usanga rimwe na rimwe umuntu yarakuze, yarize kwihanganira ibintu byinshi cyangwa se byose, mbese yarize kumera nk'iki, kujya hasi hamwe hashoboka, guca bugufi ku buryo ashobora no kuryama hasi abantu bose bagatambuka, ariko ntagire uwo atera ikibazo. Mbese kwigira muto bimwe bishoboka kugira ngo ataba ikibazo muri sosiyete, mu muryango se. Akenshi ibi ngibi biba mu miryango isanzwe yifitiyemo ibibazo. Ugasanga umuntu yakuze atyo, noneho ugasanga yatojwe uko kwihanganira ibintu byose, ahora yumva ashaka gushimisha abandi we, ndetse akaniyibagirwa. Ari wa muntu utinya amakimbirane, ikintu cyose cyazana amatiku cyangwa se amahane cyangwa se gituma abandi bagira, mbese kubazamurira isukari, akumva icyo kintu. Cyangwa se ugasanga ni wa muntu wigize nk'aho ari igitambo, wumva ko ahari agomba gukiza abantu bose n'iyo we yaba atarimo. Cyangwa se ugasanga ni wa muntu nyine ushobora gutanga icyo ari cyo cyose, ariko kugira ngo yumve ko akunzwe. Uyu rero iyo ageze mu mubano nk'uyu, ashobora kutamenya cyangwa se kuvumbura ko hari ibintu bimwe na bimwe amenyereye cyangwa se yamenyerejwe kubamo kuri we, ariko atari bizima. Mbese aba yarabifashe nk'aho ari ibintu biri normal. Yagera mu mubano uri toxique cyangwa se n'umuntu uri narcissistique, yatangira kubimwapurikiraho, akumva ni ibintu bisanzwe, ntagire reaction, ntibinamwarerite yuko aho hantu hari ikibazo. Ntago rero ibi ngibi bivuze ko ibikomere byawe cyangwa se ibikomere by'umuvictime ari byo byatumye PN aza. Oya, ntago aricyo nshatse kuvuga.
kubera ko resiponsabirite z'ibyo PN akora ni iye bwite, ntabwo ari amahitamo y'umuvigitime. Ntabwo nshaka kuvuga ko ibikomere by'umuntu hano ari byo bya nyirabayazana, ariko uramutse burya usobanukiwe ibikomere byawe mbere yo kwinjira mu mubano runaka, cyangwa se na nyuma yo kuwuvamo, ukicara hasi ukabanza ukitekerezaho mbere yo kuba wakantoropurena undi mubano, ukabanza ukicara hasi ukitekerezaho, ukisobanukirwa, ukamenya ikintu cyakugejeje mu mubano umeze gutya, ukavumbura ko hari igikomere gishobora kuba cyaramwatiriye, kuko twabonye ko abanarisisike ni nk'amavampaya. Mu rurimi rw'amahanga bo babwita amavampaye energetike. Ni ukuvuga ngo bafite nk'uko vampaye ikururwa n'amaraso, nabo bafite akantu kabakurura. Iyo aje aza ameze nk'umutasi mu buzima bwawe, aza agutagetinga, rimwe na rimwe akagutega imitego kugira ngo arebe kuyigwamo, kugira ngo arebe imbaraga zawe aho zigera, abone dogere de resistance yawe. Uko nguko rero aba agenda kwiga abona, agakora nk'utuntu tubi mu bundi buzima busanzwe wakwiye kureagitinga negativoma, akabona nta kintu bigutwaye, aravuga ati yes, ahangaha ni sawa, nshobora gukorera icyo nishakiye bura n'ikindi gihe cyose bigacamo. Nuko nguko agenda atagetinga umuvigitime we. Kuba rero ufite ibikomere ni iyindi tere favorable kuri aba bapredateri emosiyoneri. Aba bantu ni ukuvuga ngo uramutse wicaye nyuma yo gusohoka wenda muri uyu mubano, cyangwa se ushobora no kuba uburimo sahizi, wenda utari ubizi, utari ubisobanukiwe, wakitekerezaho ugatangira kugenda ubona shema z'ibikomere byawe bya mbere y'uko muhura, ukareba n'ibimenyetso byo mu gihe mwamenyanaga, ukagenda ubasha kudesera utuntu runaka dushobora kuba twaratumye ugwa mu mubano umeze gutyo. Uyu munsi uri kugusenya, cyangwa se uyu munsi uri kuvamo, ukaba wamenya kongera kugira aho uhera wiyubaka, cyangwa se ukongera ukazanzamuka. Kuko kenshi nkunda kuvuga ngo kutamenya, burya umunyarwanda nawe yaranavuze ngo intamenya igira ite, irira ku muziro. Akenshi ibintu tutazi nibyo bidusenya, ariko uko ugenda usobanukirwa, gusobanukirwa ibikomere byawe bishobora kugufasha kumenya aho manipulasiyo yagufatiye, ukamenya uburyo wayinjiyemo, imyenge, amafaye yinjiriyemo kugira ngo igufate. Iyo utangiye kugenda ubimenya, ugatangira no kwita ku ibyo bikomere byawe, akenshi usanga aribwo watangiye kugira gute, kubohoka. Ntabwo kubohoka k'umuvigitime guturuka kubera ko PN yakize, cyangwa se yagabanyije umurego, cyangwa se nabivuga ngo iki, ahubwo gukira k'umuvigitime bituruka muri we, mu gukira kwe kw'imbere, gutangira gusobanukirwa uwo ari we, agasobanukirwa ibyo agomba kwemera, agasobanukirwa ibyo yemeye afata nk'aho ari ngombwa ariko mu by'ukuri bidakwiye. Nibwo atangira kugira gute, guca ya mashene amuziritse. Ikindi cya gatanu rero, ashobora kuba yarabonye ko umuvigitime afite ubushobozi bwo gutanga byinshi. Ahangaha mbisubiremo, abantu bafite tre narisisike bakunda umuntu uri genere, cyangwa se genereze, umuntu w'umunyabuntu mbese, cyangwa se mu ndimi z'ubu ngubu wo nakita biri hanze. Utanga umwanya we generezoma, utanga attention ye generezoma, utanga amafaranga generezoma, utanga energy ye cyangwa se imbaraga ze, utanga support, ubabarira byoroshye, utanga opportunity nyinshi, mbese wirekura ku ibintu byose ubyoroshye.
Mu mubano muzima ubundi gutanga no kwakira ni ibintu bisanzwe kandi bigomba kugira uburinganire, kubera ko akenshi muri iyi relation iri toxique habaho gutanga ariko ntuhabwe, ariko muri relation nzima ibi byose ni byiza muri relation. Gutanga umwanya, gutanga attention, amafaranga, imbaraga, support, kubabarira, opportunité, mbese ni ibintu bisanzwe, ariko ikibazo kiri muri relation iri toxique ni uko bigenda umujyo umwe. Ni ukuvuga ngo uba warabaye nka tiyo distributeur, ibi byose urabitanga, ni hahandi uzasanga umuntu ari mu mubano ariko ugasanga yabaye puize psychologically, yabaye puize physically, mbese ugasanga yarabaye nk'igihuhwe kubera ko mugenzi we avoma watamuha. We ntacyo akura kuri mugenzi we, mugenzi we ameze nk'umubu umukurura amaraso. Yes, abamuvoma amenerije n'ibi byose we afata ntacyo agarura. Mu mubano rero urimo manipulation, umuntu ufite iyi trait narcissistique abona uwo babana nka resource, cyangwa se nk'umuntu, ubwo resource nabivuga ngo ikira, cyangwa se nk'umufuruniseri, reka mbe ariko mbivuga, ni nyine amufata nk'umuntu avomaho. Yego, ni nk'umuntu avomaho, noneho wa muntu umeze nka wa mu victime uko agenda atanga byinshi, uyu munsi yakwatse A, ejo yese ya B, yakwaka B akumva ko niba byemeye ejo na C nayigusaba uzayimuha, agenda yurira mu ntera, yuririra ku kantu gato gato, akagenda yiperimeta imiryango myinshi mu buzima bwawe. Ibi bintu rero ni ikintu victime cyangwa se n'undi wese utaragwa mw'uyu mutego w'umubano mubi agomba gusobanukirwa kugira ngo nibimugeraho azabashe kubimenya. Iyo uyu muntu rero atangiye kugenda asaba byinshi by'umurengera kurenzaho kandi we nta kimuvaho, ubona mbese umubano ukunaniza kurusha uko ukugirira umumaro, ugeze aho utanga ukiyibagirwa wowe, ukibagirwa ko wowe hari ibyo ukeneye mw'uwo mubano, ahangaha amenya ko iyi ngiyi ari danger. Ibi ngibi ni ibintu umunarcissistique yapresiya cyane, niba akubonyeho iyi karite ewana, kugira ngo uzamucike kereka nyine wagize ubwenge buva mu ijuru cyangwa se warasobanukiwe iyi mikorere, ubundi nta kintu cyatuma akurekura. Ni hahandi uzasanga umupiyeni ntagaragaza ko agukunda, ahora ari furua, ariko akaba azi ko hari ikintu runaka yakubonyeho urusha abandi, akumva ko atakurekura, ntagire ikintu agaragaza cy'urukundo cy'amarangamutima ngo akugirire neza ngo agire ate, ariko no kukurekura. Kubera iki banga kurekura aba victime babo? Ni uko baba bamutoranyije kubera zino karite, aba afite ubwoba ko adashobora kubona undi uzujuje, haba hari komforo wamuhaye yakubonyemo. Gutekereza ko rero ashobora kukurekura si fasiroma, ntago byoroshye, ntago, ni ibintu kuri we biri inconcevable, kuko biba byaramugoye ibyo yakubonyemo, biba byaramusabye igihe kugira ngo abone umuntu ubyujuje. Ikindi cya gatandatu, ashobora kuba yarakubonyemo umuntu ushobora kumwizera. Wenda hari abandi bagiye banyuranamo ariko bakamuvumbura, akenshi uzasanga ari abantu bagiye bancena ama relationship, ibyinshi nyinshi zigapfa wenda zigeze kuri finali, wenda muri fiancaye, cyangwa akabana n'umuntu bigapfa ntaho biragera, ugasanga noneho ahuye n'umuntu umwizera.
mu yandi magambo uku kumwizera we abibona nka naivete, abibona nk'ubugoryi, nyine ahita abona akubonamo cya cyizere wowe umuhaye akibonamo nk'ubwenge buke. Ibyo abandi babonye wowe nturi kubasha kubibona, n'iyo ubibonye ntubiha agaciro. Abandi yarababoruze birashya biracika, ariko bigeze hagati baramuvumbura baramurekura. Ariko wowe kuri ubu ngubu ibyo akoze arakubeshya, ukamwizera, ukagerageza kurenzaho. Bya bindi tuvuga ngo umurenzaho wera ibijumba, ukajya urenzaho ukizera ko hari ikintu cyiza gishobora kumuvamo. Kwizera umuntu ni ikintu cyiza, ariko umumanipirateri we ikintu cya mbere akora ku victime wiwe ni ukubanza kugira gute, kumwubakamo icyizere ndetse kitari gikeya. Akakwereka isura nziza y'inyuma, akakwereka ko yumva ibintu nkawe, mbese mwumva ibintu kimwe. Ni umuntu uca bugufi cyane odebi, akakwereka ko muri kumwe kuri memurongeri dondi, akakwereka ko mwahujwe mu buryo budasanzwe bw'igitangaza, ko bitari hazari ko mwahuye ari wowe we mbese. Akakwereka ko ibintu byose bitabaye ku bw'impanuka, ahubwo ni nk'aho Imana yari yamuguteguriye. Iyo amaze kukubakamo rero iki cyizere, nibwo manipulasiyo yiwe itangira. Iki cyizere aba yaramaze kucyubaka, noneho yasanga nawe ufite tandanse yo kubyizera, aho ngaho icyo ni ikintu gihita kimworohera kugira ngo ahite agufatira muri ako gatego. Niho ya manipulasiyo ye atangira kugira gute, kuyikwapurikiraho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga umuvigitime avuga ati ntago nari nzi ko uyu muntu ashobora guhinduka ngo amere atya, kuko usanga wagira ngo ni verisiyo nshyashya y'undi muntu ufite. Ugatekereza wa muntu mwahuye mu ntangiriro wari igitangaza, ukibaza niba ari we uri kubona. Ntago wahuye n'imyitwarire ye yose icyarimwe, ntago yose yayizanye ngo ayiguperezanta, ahubwo yatangiye neza. Nawe asanga ni umuntu ukunda kwizera abantu, cyangwa se ubizereramo, tayari ubutakayemo. Ibinyoma bye warabyakiriye, urabyizera, mu gihe wenda hari abandi batangiye kubidesera bakamukatira, ariko wowe waguyemo neza, uramwizera. Utangiye no kubibona wizera yuko ibyo uri kubona atari ukuri, ahubwo wizera imaje wideyarije muri we. Uburyo wamwimajiniye mbere niko ukimubona, nubwo arimo gusenya, nubwo agira gute, ariko ufite ikintu umwitezemo. Uko kumwizera rero mu ntangiriro z'umubano, icyo ni ikintu gikomeye umuperiveri narisisike areba, ku buryo umuntu akibonyeho ushobora kumwizera, ni ikimenyetso kimwereka yuko uwo mubano ushobora gutinda. Aba ni abantu ntago bajya baha garanta umubano. Hoya, ntago baba baha garanta umubano, aba ashaka byibura ikizacuma imyaka, kuko abazi ko byanze bikunze hari igihe uzamuvumbura. Rero iyo akubonyemo icyo cyizere cyo kumwizera, aragifata agakomeza. Hari ikintu rero nsoza navuga ngo tugomba kwitondera. Ntabwo dukwiye gukora urutonde wenda rw'imico runaka, wenda ngo tuvuge ngo umuntu ufite ampati nyinshi umupiyeni azaguhitamo, cyangwa se tuvuge ngo niba ufite ibikomere uzahura na piyeni byanga bikunda. Oya, ntago haba muri iyi shema ya narisisike, nta forumire ibaho. Nta muntu ushobora kuvuga neza impamvu piyeni runaka yahisemo umuvigitime
umuvigitime we, ahubwo nk'uko nabitangiye mbivuga bigenda bitandukana bitewe n'aka y'umuntu na particularité y'umuntu. Ubaye utazi amateka y'umuntu, y'umubano wabo, uko watangiye n'ibiki, ntabwo ushobora kudetermina ngo uvuge ngo iki n'iki nicyo cyakuruye umupiyeni mu buzima bwe. Oya, nyir'ubwite niwe ushobora kubisobanukirwa neza, akabanza kubimenya, cyangwa se agusobanuye story yiwe y'uburyo byatangiye, niho ushobora kugenda umenya ukavuga uti burya ahantu byapfiriye naha, wenda burya cya gihe yakoraga ibi n'ibi yararimo agerageza ngo arebe ko bizakunda. Ikintu umuntu agomba kwitaho ni bya bindi twita shema cyangwa patterns, cyangwa se bya bintu byisubiramo, uburyo umuntu yakoreshejwe, uburyo umuntu yapurikiweho manipulation, yamukoreyeho mu gihe runaka, kuko ni ibintu bigenda biri shene, bigenda gahoro gahoro. Bivuze ngo buri victime aramutse yisubiyemo ashobora kuvumbura ikintu cyakuruye umupiyeni mu buzima bwe. Ashobora no gusanga ahurije abavigitime hamwe bakakura konta story zabo, usanga ibintu byakuruye abapiyeni babo bishobora kuba bitandukanye umwe ku wundi. Nyuma yo kumenya ibi bintu rero wakora iki? Ibiganiro akenshi nkora ntabwo ari ugusobanura ngo piyeni ngo ameze atya, umubano mubi uba umeze utya. Iyo umuntu amenya ikintu aba agomba no kumenya uburyo agomba kukigobotora, kuko intego y'Umugano TV ni ugusobanukirwa tugakira ibikomere, ubundi umuntu akagira gute, agatangira urugendo rwo kwiyubaka. Nyuma y'uko usobanukiwe ibi bintu, icyo wakora ni iki? Intego ntabwo ari ukugira ngo umuntu akomere mu marangamutima, abe furuwa, nyine akonje, yavuga ati sinzongera kujya mu bintu ibi bintu nshobora kongera kubisubiramo, ubu muntu ngiye kubuhagarika. Oya, ntago intego mu gihe ubisobanukiwe ari uguta bwaba umuntu bwawe, ntago ari ukutongera kugirira abandi impuhwe, ahubwo niba ufite ubwo bumuntu, ufite ya empathy, ufite kwa kuntu ugirira impuhwe abandi, wumva wabafasha, wumva wabakiza, wumva wakishyira mu mwanya wabo, ibyo bintu ni byiza, ariko ongeramo imipaka. We kemera ko irengerwa. Niba umuntu atangiye kukurengera, menya ko arimo kukwereka drapeau rouge, uwo muntu nibiba ngombwa umufungire amazi n'umuriro. Umuntu urengera imipaka yawe, umuntu wagiriye neza, umuntu witayeho, umuntu wagiriye gute, wagiriye byose, ariko ukabona arimo arakurengera kandi bigira ingaruka ku buzima bwawe, aho ngaho ikiba gikenewe ni ugushyiraho imipaka. Ubumuntu bwawe cyangwa se iyi empathy yongereho imipaka, ku buryo iyo mipaka nirengerwa uzamenya ngo uyu muntu ni nk'ikimenyetso kizakwereka umuntu utari mwiza ku buzima bwawe. Umuntu uzarengera imipaka kandi kubangamira, uzamenye ko uzahite ushyiramo towa. Urukundo niba ugiye kurutanga, baravuga ngo urukundo ni impumyi, ariko njye ntabwo ariko mbyizera. Urukundo rwongeremo ubushishozi, cyangwa se urwongeremo ubwenge. Wikihuma amaso ngo ugende buhumyi, ugende ubanze umutwe. Injizamo ubushishozi, nubona bidashoboka, urwo rukundo si urwawe. Niba ari generosite, ubugiraneza n'ibiki, please menya imipaka y'aho uhagararira, we kuzaba nka cya kibindi kimenetse kugira ngo ujye umena gusa energy zawe n'ibiki byose bya bindi twabonye, umena nta kikugarukamo. Menya aho uhagararira, nibiba ngombwa uhagarike. Niba ugiye kwizera umuntu, wikuramo ubushishozi bwawe.
niba ugiye kwizera umuntu gira aho ugarukira kugira ngo utazashiduka wagushije iki amazuru. Kandi cyane cyane ntuzongere kwibaza ngo ni iki wenda cyatumye ari njyewe uyu muntu agwaho, ni iki cyatumye cyamukuruye, wenda se ndi mubi sinshobotse, kubera ko akenshi nicyo aba victime usanga bikiripabiliza iyo batarisobanukirwa. Ahubwo tangira wibaze ngo ni iki uyu mubano wanyigishije kuri njyewe. Kigire iyi niba warahuye n'iki kibazo cya manipulation narcissistique, nikigufashe kwiyinjiramo, wikorere introspection, wiyige, wisobanukirwe, umenye ikintu gishobora kuba cyarakuruye iyo vampire energetique ku buzima bwawe. Icyo nicyo kibazo kizashobora kugufasha kugira ngo utangire noneho wiyubake mu buryo burambye buzanakurinda mu minsi iri imbere. Nk'uko bisanzwe rero murambabwira ngo mu gihe ugiye gukurikira ikiganiro cy'umugano jya wifashisha ka gakayi kawe, nushaka uzakiyandikeho umugano ntago mbizi, ariko ikiganiro cyacu akenshi dukunda kugisoza n'umwitozo. Umwitozo w'uyu munsi rero nagira ngo wandike ibintu bitatu. Ibaza uti ni iyihe mico yanjye nakunze kubona nk'intege nke nyuma y'uko nguye muri uyu mubano? Ni iyihe mico myiza ubu ngubu ingaragarira cyangwa se yangaragariye nk'intege nke? Yego, ibyo ni bya bindi twabonye nyine hejuru, twabonyemo uburyo empathy n'ibindi byose twabonye, generosité, kuba umuntu ubabarira vuba, gutanga opportunity nyinshi ukarenza urugero, kwizera cyane ukiyibagirwa, gutanga cyane ukiyibagirwa. Ushobora kuba hari ikintu wenda wafashe nk'intege nke, kuko ndibuka hari umuvictime mwe wigeze kumbwira ukuntu nambwira ati mu mubano wanjye iyo njya kumenya ubwenge mbere, urumva ko yiyitaga nyine igicucu. Yego, ibi biremewe kuko kwibureminga biremewe, ni ibintu biri naturel, kuko hari ibintu usanga warirengagije, abantu wenda barabikubwiraga reka data nawe ukabibona ariko ntubihe agaciro, ariko plus tard cyangwa se trop tard kuri wowe usanga ni ibintu byagusenye kandi kubyikuramo noneho bikomeye nubwo bishoboka. Muri iyi mico rero andikamo imico waba warabonye nkaho ari intege nke, kuko ndimo kubabwira urwo rugero rw'uwo muntu yarambwiye ati njyewe wenda nshobora kuba uyu mubano iyo njya kuwinjiramo ndi serious, simbe naive cyane, umubano wanjye wenda ntabwo uba waransenye cyangwa se mba naranakumiriye hakiri kare, kuko nabonaga ibi n'ibi nagirirwaga gutya na gutya, nkahitamo guceceka aho nakavuze ngaceceka, aho nakavuze oya nkavuga yego, ngo ndimo ndubaka umubano. Ariko n'ubundi umubano malgré na sacrifice zose yakoze kugira ngo umubano urambe, byarangiye n'ubundi umubano ugize gute wanze. Nawe rero ushobora kuba hari imico imwe n'imwe wita myiza ariko ubona yakubereye intege nkeya muri uwo mubano. Iyo mico rero yandike. Ikindi cya kabiri, ni iyihe muri yo ushobora kongera gukoresha ariko noneho ukagira imipaka runaka? Ni iyihe muri yo wumva ushobora gukomeza ntuyishyireho akadomo ariko ukongeraho imipaka? Icya gatatu, andika ikintu utazongera kwemera mu mubano utaha. Ni iki kintu waperimese cyangwa se wemeye utagombaga kwemera, utazongera kwemera mu mubano uzakurikira? Ndimo nderekeza rero ku musozi w'ikiganiro cyacu,
niba warigeze wenda utekereza uti kuki ari njye PN yahisemo, ndashaka ko uyu munsi uva kuri icyo kibazo ufite igisubizo gishya. Ntabwo yaguhisemo kuko wari mubi, ntabwo yaguhisemo kuko udafite agaciro. Kuba waragize uwo mutima wo kumukunda ntago ari amakosa. Kuba waritanze ntago ari ikosa. Kuba waragize sacrifice runaka muri relationship ntago ari ikosa. Ikosa ryabayeho nuko wabikoreye umuntu ubibyaza umusaruro negativoma. Ikosa wakoze nuko ibyo byose wabitangaga wowe ntacyo ugarura. Ubu ngubu icyo usabwa ni ukwiga gukunda, ukiga gukunda utitakaza, ukibagirwa ko nawe uri umuntu apart. Ntago uri umuhigo, ntago uri ikiryo cy'abandi bantu, ahubwo nawe uri umuntu apart. Ibyo utanga nawe ugomba kubigarurirwa kugira ngo ubuzima bukomeze. Ntago ugomba kwitakaza, ntugomba gutakaza imbaraga aho wowe udakura izindi. Rero nagira ngo nsoze nkubwira ngo ntukice imico yawe cyangwa se imico yawe myiza ngo uyitakaze kubera ko wahuye n'umuntu akayikoresha nabi. Ahubwo imico yawe myiza yongeremo imipaka, wongeremo ubushishozi, wongeremo kwikunda, wongeremo kwiyubaha, ubundi ubuzima buzarushaho kuba bwiza. Ukomeze urugendo rwo kongera kwiyubaka, ubuzima bukomeze. Reka rero mbasezereho uyu munsi mbifuriza ibihe byiza, mbabwira ngo naho akagaruka, ariko mbibutsa ko ya mahugurwa duhora tubabwira ya Life in Fullness, amahugurwa afasha abantu kwisobanukirwa, gusobanukirwa talent zabo, gusobanukirwa ibikomere byabo n'uburyo bakoresha natireroma bikagenda bikira, bibafasha kwiteza imbere, kudahora bizengurukaho ibintu byinshi bitandukanye. Ayo mahugurwa aracyakomeje, ubu icyiciro cyenda gusoza. Impamvu ntari kubivuga cyane ni uko mu kwa 10 icyiciro kizatangira. Ni icyiciro cy'abazakora formation iri avance cyangwa se y'icyiciro cya kabiri. Ubwo abatangizi bo bazongera guhabwa icyiciro mu kwa mbere. Abayakeneye rero mukomeze mutwandikire, mwaka amakuru, tuzajya tubaha update. Ngaho rero reka mbasezereho mbabwira ngo naho akagaruka kandi ndabakunda cyane. Bye bye.